nakivuga ngo ikindi ni ukupfunda umurimo icyo cyatambutse. Cya gatatu ni ukugira iyerekwa ry'umurimo ukora, iyerekwa ry'umurimo ufunguriye guhishura ibikenewe mu murimo ukora. Abantu benshi ngo abapasiteri ngo batahishuriwe ngo ubundi aba bagabo nabo gushira mu bikorwa ibitekerezo batekereje gusa bagashyira mu bikorwa ugashyira mu bikorwa, ariko abatekereza ahanini cyane ni amatsinda sinajya kuri mugatekereza mugakora ngo mutekereze umurimo w'Imana aparuma ngo mukavuga ngo ayo mabafura yashaje n'ubugero mabafura yashaje ikatuya kuri ariko ni meza kandi y'amashasha kandi n'abajuna Imana ibamuca ufite ubuzima bwiza gusa amashize biriya kure kabisa biriya byuma biri kure ibizuma iki kiri hafi iriya mabafura izogaruka no gusana next time ko bivuze muvana woterwa n'umuntu umwe. Timona iyi nzu ikiganza gifite ibitwine kugira ngo turiterure turengeze ikanza turirengeze tugeze aho twatwikuza haguka izo iwe bibacu haguka nawe papa agararaje nawe uzatabiro shiki hafi shiko agararaje shiko nawe agararaje tugerageze gusa nk'abazamura nino nawe uyu mutwe gusa n'abazamura kandi twifuza ko hari hazamukira rimwe uze kumva hariya gusa n'abajya kuri terura ryose icyarimwe ariko hariya nta bantu bahari terura hano urebe ko ikarashye gusa izamuka gusa n'abaterwa cyane aho gusa n'abaterwa Imana ibamushe niko vision iruhande rumwe izinde iyo shumba batekereza boni nesto gihe batekereza mu kabikora ariko iyo utekereza twese hamwe kundi itera gatekereza president gatekereza kina mama gatekereza abanyamasengesho bagatekereza tugatekereza abagabo bagatekereza igihe ikase bitero bikarimwe byose mukaza gusanga makoze ibintu byose vuba kandi mu Amen. Nakoze ibintu vuba kandi mubi. Nukubera ko kina mama yateruye. Wahaze abateko ni mushiki wanje hariya Imana igumugisha. Uriya batazukura akazi. Y'abakobwa batuzakura akazi. Kuva nakera bukibira. Muzo kura akazi neza. Imana igumugisha. Se mushika ruhanga. Se ruhanga atamwe Afrika. Ruhanga atamwe. Simero. Ya. Ni yusuka mu uko twese dufata umuntu wese abanye gusimbisha so kusina oye suchasa kuvuga ndizana baba sinishamba naje nakami iyo izimana ariko ifuke tekereze kuri mufuka na Tanzania tu izindi faranga narenge gusanga rero ariko hanyuma ni faranga ziza ni mara muri w'Imana kandi reka ngubwire bizima navuze Paulo yavuze ko gikomeye cyane azukuriye yaravuze ngo icyo gukora mu kanisa ngo ni ibintu bibiri bizima Paulo yavuze ko mu kanisa ngo ni igihe pastor yokura ku bintu by'imbaza mu kanisa turi takabiri ngo ni igihe mu kanisa ngo batatanga ifaranga yewe ni mahano tutanga ifaranga muzokera Biblia inasema ukoko kugira kujya kuza tangwa ngaho iyo yayiwacha vuze kujya kuza kuzatunga kuzakena kuzoba bati yabashumba benshi hasa biki gihe bashumba bashumbiki batije kuri ngo gutanga ifaranga gukuru wewe agati rimwe nabwirije wacu wari umugabo wakayo passport ni katari muri byakayore murabiza nabwira ngo yayi mukiro cyane murabiza nabwira ngo gusembaye magambo mu ntebero kusubiza ashuze ntarara hanze atari kubera ikibasi
wewe magambo ngo usiwe bwa Kristo bawe ngo mbikisha gukora sounds ni tabi kitu ariko ngomira ngo ndi kubera ko musesho aba Kristo tibaza bariba bazaba ngo ngando zo murinda iki ariko zo murinda Kristo umurinda intege zakiri ay tumuri nuri mu Kristo gukora nawe Kristo niba utavuga gutanga ifaranga muzoke amen haleluya ngo udakonda kitu hakaji udakonda mvu y'Imana ni ubagas ni rimus tubona uyu musenyi mvugezo ninga kubuta ninga kubuta tushongo sera kubera ko umusenyi so twagara no Kristo baki kubera ko ariko twagara uyu musenyi so kuri ushongo sera turi yo byasi miyogo ahangaha ahani muri kandi muri hapi tubona mu buryo bwiza bwose dukomeye Imana mushimisha iyo umuntu wese yicayeho kuko mwese mungana mu intebe wicayeho gusa ukazana serapse yawe kandi serapse ingana n'intebe kera nagiye muri mibare serapse intebe ingana na serapse iyawe ari amabuye y'umukara hanyuma rero uyu mugabo ahangaha amafaranga menshi ni magana cyangwa magana ngana iyi ntebe ni apana kwifata kanisa ngo usa n'indembe umugwayi marehemu ugiye gukora uri igiki mwikarisa maje gukorera Imana utaje gukorera Imana muzo mwipuso mu mwuka ayo nari kuvuga ko medansi kanisa sijya fora sijya kinkoko ni ryawe ikanisa ni ryawe we ni ryawe utura siwe idatura iwe ni ryawe para utegeza kwa kwezi sasa bono wa ni kukisi ya mshindane sisi na manuko Imana ifashe mu mwumve ya Ebeneza hano mwese niyagira bareba batekereza kabisa bareba umuntu wese aho hagaze iti kandi nta kritike wewe gahunda gasore yavuze ukuntu kera ni ko tutari bizatwe tarakisa ubutarongera twe abantu bakasa bagira karine karine yo gukritika gusa sikuza muzamubona mwebwe mwashikiro ya pastor fuba kwa muzamubona azatugeza imodoka yawe azabageza arabahe muri bakuru iko ndavuga bishi kwa muzamubona pastor kandi masengo yavuze bishop masengo ni wasengo ku pastor ni na chumi na limwe burenge na chumi muri fose kwenda gatatu yaratubwiye ariko tutegera yewe mwanezewe yego tamuri biganza twese cyane amen atubwira ngo iriya jambo rivuga ngo uwifuza kuba umwepiskopi Timoteyo wa mbere gatatu ngo bayifuje umurimo mwiza waravuga ngo nk'umunyamategeko n'umudokiteri mategeko aravuga ngo yaranditse ngo bayifuje umurimo mubi n'umugabo mwiza ubwenge bwinshi kandi bw'Imana ukubera ko avuga ububi butatu aravuga gusa mu bwiza ubwira nuko dukorera Imana izaguhemba ariko aravuga ngo mu buryo bwiza ngo uyu murimo ugira ibintu bibiri bikomeye n'abashumba nibo bantu bagira akazi kenshi n'umushahara muke aravuga ngo we mu mategeko y'ibyo yize ngo ntabwo byemewe gukoresha umuntu udahera we muze kudukoresha twarashize gusa ukatuye icya kabiri yavuze gikomeye cyane
yaravuze ngo pasiporo ngo usukurwa hayobe usukurwa n'abantu bimwe ufite ijana makumyabiri yose ayo 20 yose wowe uri mwana wanjye 20 yose abandi bose gusa naho bazamusa gukuraho mwe sisters mwe please niyo kabata bakuzamura uvuga neza abandi bose ni mwe ariko Yesu nawe agomba kuzamura aravuga ngo kwifuza umuntu umurimo bana aho uyoboye ngo batagukunda akamusenga kuvugira tumukomere mushishito wawe niso bigomba ko dukora umurimo w'Imana tugiriye ko umurimo w'Imana ngo tuzagere bikomeye tugiriye ko umurimo w'Imana tuzagere bikomeye kandi buri wese umwanya dukomere Imana mushimishe zo gusoza mvuga ndi akana ni basoza Mushimu iteka Imana umirimo myiza dukorera ubwo twari n'urupfu iteka Imana ubwo twari n'urugendo iteka Imana Shimana urabikwiye Imana yahamagaye iza imushoboza gukora icyamahanga hebuka cy'igitero Imana izimushoboza abashumba bagenzi baje n'abandi mwese bavandimwe Imana yo guhamagaye izigushoboza kandi uri mu bunyereri hamwe unyerera amaguru yo muri ariko Imana ikakuramira Bibiri zivuga ngo Yesu yadukuye mu ijambo rivuga ngo bya munsi yose yavuga ngo tuti ndi kumwe nawe yego buri munsi yose tuti ndi kumwe nawe buri gitondo tuti ndi kumwe nawe amen Imana izagushoboza gukora icyo wahamagaye rero magana muri Imana twumve ko twahamagawe gukora n'ibyo byose bigiye kuvuga cyane ntukaze wicira urubanza ntukaze wisuzuma iyo aguhamagaye iragari wele wasura guhamagaye irahari wele wasura guhamagaye ifatira kenshi ese bigeze iyo hamagawe hakabintambara zigwanya hamagawe gukora iki kavuga amagambo atatu n'asoza yari message ndavuga ngana imaze gusenga Imana ahubera hogera ifuza kuzagerayo zabirimbana nabera indirimbo zo tunesha ahogera ifuza kuzagerayo indirimbo zo tunesha bamwe muri abo banyamahirwe babagira ibanga abandi rero bahuye babatega mu mavuta babona biri muri
Haleluya. Haleluya. Dasoje iyo duhamagagwa hari izo mbaraga navuze hakaba ibindi biba kurwanya abanyamuhamagaro ifatiro zikanyeganyega ngo hari igihe umushumba azararita habura ibitotsi nijoro ugacumbitaho abungeri bose n'abungeri baragira kasanzwe bamuzehe barabizi mu kiraro hari igihe wageze mu kiraro ukagira ahantu ukaba ahantu mu kiraro hari imirima bagutinya ko inka zija konera inka y'ababembe mu biraro ukaziragira nijoro ukaziragira n'amanywa abaragendera mu bigo nuko zageze bimereye ni wacu natwe nuko iya hafi rero umwungeri hari igihe azageraho umukristo hari igihe azageraho uzi ko hari igihe satani bateze umwuka wo guharanukana abakristo bakabana baraharanukana basohoka amatarari kina mamupasiteri akiyaranze uburyo bwose bushoboka asohoka ataramushikira amahanga Kagombe yaravuze ngo iby'Imana byavuye mu nzoka Kagombe ni mwene wacu nawe yaravuze ngo ariko ni yabwiye ngo Brage nishimye muri Brage umuntu akabaho abantu bagaharukana bidatewe n'ikindi satani yabateye umwuka wo guharukana izo biba kandi muri iyi minsi niwo mwuka uhari abantu bakaba baharukanye wese mubiva mu maraso yaje mutazahura muri ayi baragupimye izo biba umutakamba ngo wewe ni umukristo ni umuyobozi mu kanisa ariko akabaho agira abantu atazaramusa ariko sosa abonabwije murabona yego iyo bigenze iyo ifatiro zisewe iyo bigenze iyo aho ritegeka ijambo rya mbere umukristo azakora azayirinda gutakaza kwizera yirinda gutakaza imana kubera ko umukristo bwacu bugizwe n'ibintu byinshi ariko ambalaje ibufata ibubwize kwa ngo kudahungabana no kwizera. Amen. Niyo turi mu bihe kwa ngo turamukanya cyagi yewe nibigenda byo batakuramusa tugatakaza imana yako ya imani siku zivuge ngo nikorwe imani yetu inasimama kama nalika damu ya ukombozi wake Kristo. Imani yetu inasimama kama nalika damu ya ukombozi wake Kristo. Kwizera guhagaze muri gusoya imizi guhagaze muri Yesu. Hari muri uko bakisa 15 Mugige tubusishuti tuguma kwizera Yesu niwe tukiza izahora mugige tubusishuti tuguma kwizera Yesu niwe imani yawe ntitugacike intege kwizera imana kubera ko imana abantu n'abantu ariko imana yaguhamagaye aho yahamagaye yarabakomeje mukomere nihuta bwinshi cyangwa kabiri iyo nzageze gutya umukristo
ijambo ariko kodesha asa yuko kumusezerano y'Imana amusezerano y'Imana buriya Imana yavuze ijambo rimwe ry'Imana yavuze iruta amagambo miliyoni abantu mwumve ko ijambo cyane amen Imana yavuze ijambo rimwe Imana yavugiye mu butayu bwo mu yogera bwo kurya bisozi ijya hirya ese ni mwibuye hajya ijya hirya mwibuye hirya mwibuye cyangwa ibyo sindabwira ko kugizaho bwabaga iriya mwibuye Imana ishavuga iriya mwibuye ikavuga n'ahandi Imana yavuze iriya muzucibuka iyo umukristo yibuka amasezerano iyo ageze mu kabande k'ibigeragezo azaba ngo nubwo uyu munsi ushoje ariko ejo hari ibindi yego amen amen Imana tizimesha kandi Imana tizimesha igihinduka bizaribyo yavuze ukarukuri Imana ntizibesha izihinduka bizaribyo yavuze ukarukuri icyo gihugu ngo Imana ni cyo yavuga kazi kabisa tukago nuko yese ucyafasa nuko yese akibana kuri ijwi ry'Imana ize kuba akavuga ijwi ry'Imana ariko igaba batwara kuri nkewa zigaza zajyamo ijwi ry'Imana ijwi ry'Imana rigira imihembezo yasikuze rigira imihembezo rigira imiyoboro rigira n'ibintanashenga ijwi ry'Imana Imana yavuze mu musemo tuyasema wango simadamu iri yadute tubasigo tubata amakanisa tubasa imiryango ijwi ry'Imana ryubase ikanisa ryubase sasa jambo rya nyuma sose amen Yeah.
muhitamo. yewe ikimara kuri neza kirahagaze iteka Yego. cyane. Amen. Amen. Iteka ubwinshi bw'abantu ikimara yavuze kirahagije. Imana irahamusha icyayi umunsi wose naranogera kumwe. Yewe muraho Yego. muraho ba Amen. uzongera mwemere ko tugaruka. icyayi nyuma iyo byagenze gutyo nabivuze reka bisoreze intwaro yacu cyangwa se ubuhungiro bwacu bw'abakristu n'abashumba n'abayobozi bose ni mu masengesho. Yego. Abantu bakavuga cyane bashumba n'umve n'abandi bose abayobozi kinama bari inyuma y'abayobozi bakavuga ubu tusubiza kwambara ku matwi tusubiza ubwo usubije umenya amavuta ubu bari kaba bavuga nurangiza genda ushaka imbere y'Imana bwira ngo Mana babonye ko mumpeza kuyobora abagore bo muri Kenya kandi abagore bo muri Kenya ntiboroshe ukamuvuga ngo ntiboroshe bamwe bavuye muri Bogobogo abandi mu Rurambo abandi muri Kadeza abandi muri Sempa abandi muri Koidake kwa komite abandi n'ahandi none abo bagabo bavuze ngo Mana bamfashe nuko iyo iseze Imana izabikisha izo shaka umugozi umwe ugasubakambira bose nk'abo babyaye bagasaka bajya bapfa ariko basuka ubwenge uva ubuhungiro bumwe bw'abakristo mugihe ndakomeye mu masengesho oya mu masengesho usakusa bintu bisare ariko ceceke numva uje imbere y'Imana ibwire ngo Mana abantu ko baravuga ariko nawe waravuze ongera uvuge Mana Imana izivuga ngo nijabo guhamagara ikomeye nubwo biraha ejo buzoca izuba yewe mukomere kandi mukomere bakeje mu Imana.